umuntu uhetse kuyimbaza ejo bundi Hasitsimana ubu ukunze umuhungu wabimubwira nyine abimbaza gutyo turi kuganira ukunze umuhungu wagenda ukavuga ati ndagukunda ndamubwira ati ni ukuri nawe nizeye ko azumva iki kiganiro nababwiye ni ukuri ko Imana hari ukwambara ubusa hari no kwambara ngiye muri abo ntago ndimo kuko nta hantu byanditse urumva ko umuhungu ari we ugomba kuza ngo ndagukunda wese niba wakunze umuntu kuki utagenda ngo umubwire ati ndagukunda umuganya waruvuze ngo iki njyewe mvuze ngo iki mubajije ngo iki It's not a game, it's a rich thing. Bakunzi ba Peace Media TV mbese ko dutangiye ikiganiro turi guseka ariko namwe muraza guseka niba muri mood dufite umutumirwa rero dufite umuntu kuri screen zanyu muri murabona wambaye neza ko mubibona yambaye umweru cyane umukara umweru n'umukara sikora bimeze niba utangiye kwakitinga nk'ibirago ubwo nibyo iko bimeze abamubonye ubwa mbere rero ubwo biragaragara ko mutakoze na subscribe kuko wayikoze yakaba yamuzi uyu nguyu ntabwo ari bwa mbere aje kuri Peace Media TV twakoranye ikiganiro ubushize ari hamwe na Chantal amakuru ya Chantal Chantal ameze neza cyane arashima Imana ntabwo rero byakunze ko tumufatisha ngo muzane bitewe n'amasengesho uyu munsi ni ku munsi umunsi ni Sunday nyine yagiye gusenga araruhuka abatarakubonye mu kiganiro cy'ubushize wabibwira ubundi ubwara umuntu waba utarambonye ariko birashoboka nyine nabibwira nyine Twarisi ikiganiro cy'ubushize hari abantu benshi bagikunze cyane baravuga bati Arise bavugisha ukuri Arise twamukunze hari n'umuntu nabonye yaranditse ngo ndebiko ikomenti niwe ndayibonera yanditse ibintu ngira ngo hari ahantu muziranye ni wasanga ajya bari watubwiye ko ufite sheri ndamufite ubu ni wasanga ari we ari bo byandika ndebe iyi comment ifite ahantu ihuriye n'akantu yaranditse ngo nkabira Arise yubahwe sheri wanjye nawe yitwa gutya uwo muntu usa n'inde wasanga ari sheri wawe watujijishije turebe yitwa ese ureba aho handitse ngo uranyuze TV yego cyaza niyo telefone yawe nawe wajya afite ubumuga bwo kutabona yaranditse ngo ngabira Arise ni yubahwe ngo na sheri wanjye yitwa gutyo ngo nawe yashatse kuvuga ko sheri we yitwa Arise uranyuze TV ndagusuje cyane sharafu kabisa uyu muntu yaravuze ati ni wubahe undi yaravuze nanone nawe yaravuze ngo gusomana byubahwe abatarabyumvise ni ikiganiro twakoze twari dufite topic yavuga ngo gusomana ni icyaha cyangwa se ntabwo ari icyaha ariko yari ari hamwe n'umukozi w'Imana barabidiscusinga muze kureba icyo kiganiro kugira ngo iki ngiki nacyo biza guhurirana hari abari batanzeho ibitekerezo rero uwitwa ngo DJ Kelly Official yashizeho utu-emoji tw'umuriro ngo hahiye urukundo Marie Grace aravuga ngo courage name secret aravuga ngo exactly buri wese agira uko ateye cyangwa uko yumva ibintu ubwo bivuze ko ibyo uvuga ari byo ariko buri wese afite uko ateye nuko nibyo navuze ni ukuri icyo navuze kitari cyo cyangwa kitabaho ntabwo tubizi nawe niko yavuze ngo buri wese afite uko yumva ibintu nguyu we yavuze ngo ikera Jorome Soro inde ngonije
Jeremy Saro Eh, yavuze ngo kuki mudafunga ibipesu kandi bihari abo ni bande atari babifunze ni mwebwe twebwe ikiganiro uribuka ko waje harya ubwo wafunguye nubwo nari ishati namba sinibuka n'ibyo waje nari wambaye ishati munsi harimo akantu k'umukara kagaragaza umukondo ibipesu wabifunguye ego kanda kagirara ngo Mbese nubeshye ikiriho amashusho y'icyo kiganiro ze ntabwo ndavuga ngo basubire kureba icyo kiganiro mfata agace gato k'aya mashusho y'iki kiganiro mbere kuko wari wambaye sawa ako kantu nakungira yambaye akantu gasa n'agahisha amabere ukuntu ku mukondo hasi hagaragara wambaye n'ishati tu irengejeho ntabwo uri gukabya uribuka ko twanabivuzeho menya ko ibyo bintu byaciwe ahubwo ceceka ni nabyo byatumye gutubera twikomereza na komenti z'abantu umuntu we yaravuze ngo nazibona neza ra mbo ngizo zirahagije utaza kuzitindaho Arise ngo wari umeze neza ariko shamba ndaho ndashima Imana meze neza pe umuzi ko waje waminduriye kuri style nawe nzi kumenyereye ariko se style zanjye sizi muzi waje wambaye umupira umeze nk'uwa bulldog umupira w'umweru munini mugari style zanjye nizi ahubwo sinzi impamvu utajya umenyera wowe ntabwo nakumenyera ipantaro y'umukara sinzi kameramani niba yayifashe neza shayira aho bayita boyfriend yakugiriye ishamba ntabwo igaragara iraho kugakweto kameze neza ukuntu n'ibiraho mana biryoshye umuzi uraturemera gusa ubundi wamburanye uretse no kwijijisha heke aya mazi ya truwasa wanguriye kuko nayo yanze kumara icyaka arabivuze ushaka byeriza mu nzoga sha urabizi ibyo bintu atari ibyanjye tu hapi ugiye kwambara wagendeye kuki sha buriya rero njyewe sinzi ukuntu nteye ikintu nguyeho bwa mbere nicyo nambara kugira ngo nzajye kuvuga ngo ngiye guprepare ngo umwenda ndi bwambare ngo ejo ngo urya nyine hari abantu babikunda ugasanga ejo bafite gahunda ugasanga yaraye ashyize imyenda kuri gahunda ku ruhande ariko njye wapi ushobora no kujya muri dushe nkarinda mvayo ntazi ikintu ngiye kwambara ngo nigiye shuwa pe siko ubundi busanzwe tumenyereye ko abakobwa ari umuntu ushobora gufata umwanya muremure ari gutekereza ku bintu agiye kwambara atekereza kuri style ari bwambare ejo biratangaje rero kuba wowe ubyuka nk'abahunguru bitufata ubyubuzi kuko akenshi subo mana yanjye nyine nuko nteye kuki wambaye ako kantu mu ijosi wakarengejeho iyo kabwo kanansaziye sinjyana n'agakuramo ubwo nikacuye we kamazemo iminsi akagura kandi asara akagura akangaka ko igize ubona gacika nigacika nibwo ahise ubundi uwo ninde wari umuvuze utamuzi oya ntabwo nari mbaje kubanza kubyumva neza ubu ninde tubwiye ko ufite sherisa ndamufite akagura gucagira urishura neza ko ari we wakaguze akase dorutse gukora ni ikiganiro na Miss Edi mubaza impamvu abakobwa muri kujya kuryamana n'abagabo musize abasore mukima abasore mukajya guha abagabo arambwira ngo hari igihe umusore abura amafaranga cyangwa iby'uwo mukobwa musaba akajya kuyashakira ku mugabo ubwo aho uwo musheri wawe nawe ntabwo ararangara ushatse kuvuga ko abagabo aribo bagira amafaranga kuruta abasore barabeshya ntabwo mbizi hari aho yabeshye ntabwo mbizi wowe uzi ubyumva ute mbyumva nte kuki muri kwima abasore mugaha abagabo bafite abagore nyine biterwa n'abantu ubwo wasingiye nta n'ubwo ndi kubyumva neza nyine abantu bari kujya ku bagabo abakobwa abakobwa mu rukwimo bo mukundana mukajya guha abagabo babyaye hari ikibazo ra
ndumva ari ikibazo ntabwo nari mbizi ko ari uko bimeze ntabwo ubizi ko biri kubaho Mm, ako kantu ntabwo rero nari mbizi kanyibukije icyo kiganiro ubwo sheri wawe arebe ko agahindura akase nta nicyo gatwaye urabona se atakatse Karacyari gashya. twakomeje kuki wambaye impeta uyu munsi ukicyumva kuburyo impeta rero buriya ndayikunda mu buzima bwanjye iyo isobanura iyi ngise ushatse kuvuga ngo isobanura aho nyambaye se cyangwa isobanura iki kuri wowe ngenda ayikunda ni ukuyikunda gusa ukayambara pe ahubwo niyo ntafite impeta ku rutoki mba numva ntazi kandi ndabona nkunda kuyambara hano nambaye n'akantu kariho amasaro y'umweru yanditsemo Mm. handitse gute ari zabi ibyo bisobanura ni igishinwa icyongereza igikoreya ko uyu munsi wanyibasiye oya kwera ntabwo ari kukwibasira nawe urazi ndakubaza kuko ntise ese wowe ukambaye ushaka kumenya ngo ibisobanuro ndashaka kumenya ubusobanuro bw'iryo jambo ryanditse uze kwimbaza behind the camera nyuma ya kamera uze ubwo kubimbaza noneho ba bantu bawe bajya bandika muri komenti ngo uvugisha ukuri ubwo hoya bamenye ko uyu munsi hoya bisubije ntabwo ibyo nshaka kubivuga ako mu kiganiro cy'ubushize ariko warabivuze akangaka kano kantu waravuze ngo ntabwo ushaka kubivuga ngo uzabivuga ubutaha kano kantu ni gift uwo ni umuntu izina ry'umuntu ni izina ry'abantu babiri ni izina ry'abantu babiri wawu ariko buriya nanjye nabazaga ubusa ni izina ry'abantu babiri tu iyo ariyo ni Alice ese byanditse hano handitse Alice ari ntasubiza ngo ni abantu babiri ubwo ni mani reka kwimagina Zabi Alice Zabi goko ako nibyo mbo ibyo nabyo ubwo tuzabigarukaho numva n'amakuru ushaka gutanga icyangombwa nuko wambaye neza ipantaro y'umukara shati k'umweru inkweto zijya gusa umweru na pinki nsara wasize neza umutuku umusatsi wafungiye inyuma ubwo ni amadurede cyangwa amarasi ni amadurede mwana ni amadurede mwana ni amadurede mwana cyaba ariko maze iminsi ndwaye gripe mwana Okay, bakunzi ba Peace Media TV rero reka dutangire ikiganiro twari tubanje tuganiramo gake kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro nagira ngo Alice tumuganirize nguko mubyibuka hari ikiganiro twagiranye ubushize ari hamwe na Chantal tuvuga ku bijyanye n'imyambarire atubwira nguko mwabyumvise mu kiganiro atubwira ko umuntu yambara uko ashaka twanavuze ibijyanye n'irari ry'abagabo Chantal arisobanura nawe urabisobanura ariko hari akantu k'imyambarire uko nawe wari waje wambaye icyo gihe turaza kugahuza na saga iri hanze muri iyi minsi imaze iminsi trendinga yanateje ibibazo ku mpande zimwe na zimwe ari mu buyobozi ari mu baturage mu babyeyi mu bana n'abakuru hose byabaye ibibazo byabaye saga ku mukobwa agize atya ajya mu kirori agenda yambaye uko ashaka ariko ndakeka nashidikanya ko yese atabwa muri yombi agashikirizwa n'urukiko kugeza ubu ntabwo nakomeje gukurikirana ibye cyane ariko iyo saga warayumvise narabyumvise hanyuma y'uko rero umaze gukora ikiganiro hano ukatubwira ko umuntu yakwambara uko ashaka abacumuza ibyo biba bitareba uwambaye ubwo abo ngabo bagomba gukipinga amaso yabo ku ruhande nyine nk'uko wari wabivuze iyo saga ikimara kuba rero neza mvuga ni byaba byiza ari isagarutse akagira icyo dusobanura kuri iyi saga ubu nawe niba nkubeshye ubwo uraza kumbwira aho nkubeshyeye ubwo nyine narabyumvise ko hari umukobwa bataye muri yombi bijyanye n'imyambarire n'uko yari yambaye narabyumvise ariko ndebye nyine nanjye nshishoje mbona yari yakabije pe yari yakabije nubwo abantu benshi nyine bari kubidisikitaho cyane bavuga ko ngo umuntu agomba kwambara nyine uko ashaka ngo uko leta y'u Rwanda nyine yabyigaho ikareba ukuntu yarenganura abantu kuko hari n'abari kubivuga bitwaje ko ngo harimo abantu benshi bitonze kwambara kuriya
ariko ngewe nyine nkareba nkavuga ko nta muntu muri iki gihugu utunze n'ubwe no kwambara ubusa. Narabirebye ndavuga nse noneho uriya ubutaha baramutse iyo biramuka babibonye bakabirebera akabyihorera yashigaje kugenda yambaye ubusa mu muhanda. Yes, kuko nawe yarabivuga ngo nitinyuka urashoboye kuko we wamubaza yaravuze ati nyine oya ubundi sinzi uko hari ibintu abanyafrika nyine twiha tukirengagiza ko twebwe dufite umuco wacu mu Rwanda niyo dufite umuco nyarwanda kuko buri gihugu birakigira umuco wacyo. Tanzania igira uwacyo, Uganda ndetse n'ibindi bihugu bigira umuco wacyo, ariko twebwe umuco nyarwanda nyine tubereho kwambara tukikwiza tukambara neza kuko buriya nta respect iri mu kwambara ubusa. Wenda ntago mvuze ngo twambare twikwize twambare rumbiya twambare ibipira tugire gute oya kwambara nabwo uriya we yari yakabije biranagaragarira amaso ya buri muntu wese. Rero tureke kwitwaza nyine ko guhara batambara ngo bambara ubusa abo nyine bafite ibihugu byabo n'umuco wabo. Twebwe twubaha umuco wacu nyarwanda nyine dufite umuco wacu. muri make ni ukuvuga ngo uriya muntu ntabwo wowe mu byumva kimwe ntabwo umushigikiye. Ntabwo namushyigikiye. Yes. Ntabwo namushyigikiye bitewe nuko ntabwo yari yambaye deje. Kandi buriya ni wenda urakanambara kuri vuga uti ngiye ndi mu rugo cyangwa se ngiye ahantu hatari buteranira abantu se ugiye mu ahantu hateraniye abantu igihumbi 200 wambaye kuriya ntabwo biba bigaragara neza. Ntabwo ngiye nigeze mbikunda. None se Alice urabona nkawe uba muri industry uba mu bintu bya entertainment cyane ndakeka ari nabyo ukoramo mu buzima busanzwe. Urabona entertainment y'abantu bambaye bikwije y'abantu bambaye rumbiya y'abantu bambaye ibintu bigera ku mavi iyo entertainment y'abo bantu koko urabona yo iza entertaining ibiki mu Rwanda buriya. Okay nyine nsinzira wanyu bise neza. Hari ukwambara hari ukuza wenda nambaye tuvuge agasengre n'akajipo kagize hagutse ibyo byo ntabwo wabwira umuntu ngo yambaye ubusa cyangwa se ukawambaye ikanzu ngufi igeza ese wowe uragiye amabere ari hanze indiri hanze hose ari hanze nta ubundi nabo sinzi ko nabisobanura. Iyo entertainment nayo yo kwambara ubusa ndukumva nta respect nyine twaba yabirimo. Nta kuntu nabona nayifata nyine ntabwo tuvuze ngo ni ukwambara ngo ukambara rumbiya ngo amakanzu ngo ibipira ngo ibikibuya. Hari ukwambara ubusa hari no kwambara. Yes. Iyo entertainment rero yo kwambara ubusa ngiye ntabwo nyishyigikiye. Ntabwo yishyigikiye kabisa. Alice rero mwumvise we uko abyumva wowe ubyumva ute? Niba warabonye iyo foto iri gutrendinga tubwire muri comment wowe urabibona ute? Uriya mukobwa urabona yararengereye mugani wa Alice cyangwa se ari uburenganzira bwa benshi nagiye nkurikirana amakuru baravuga ngo nibareke nk'umwana yidagadure ngo nibareke gutya gutyo ntabwo mbizi naguciye mu ijambo ariko kwidagadura sinzi abo bantu babivuga no sinzi ko babitekereza cyangwa se wasanga bari muri bandi bavuga ngo hari abantu batunzwe no kwambara ubusa. Ako nkibaza n'abo bantu batunzwe no kwambara ubusa mu ruhame nabo nkumva nyine sinzi ubwo ako birashoboka ko hari byo wenda baba bafite bashaka kugaragaza mu ruhame ariko bamenye ko iyi leta yacu y'u Rwanda ntago ibyemera n'umuco wacu dufite ntago byemera. Wenda bagiye babikorera ahandi ariko mu gihugu cyacu nyine ntibyemewe. Bagiye bavuga ko nyine itegeko rirusha ibuye kuremera. Amategeko yacu dufite mu Rwanda tugomba kuyubahiriza. Nabambwe. Cyane. Cyane. Ariko mfite amaguru ko nkubashize abakarani. Bako bajyana se oya niba babatwari abo babona sinzi n'indi foto ejo nari nabonye ntago nuko nayibonye ariko
ndumva narayibonye bavuga ngo undi mukobwa baramujyanye ngo azira imyambarire sinzi niba warayibonye ntabwo nibuka ahantu nayibonye ndeba abapolisi nyine aribo bamutwaye n'amapingu byaririye iyo mana barabamarira muri cyane rwose ariko nawe nyabonaga ko atambaye tu uba hejuru sindumva ngo nawe ari isi bamutambika njye ariko ntabwo nambara ubusa ntabwo nambara ubusa shiraho agafoto kawe za no kuri screen bakabone umva gashyireho nubona nusanga nabaraho namba gashyireho abantu nibajye kuri Instagram yawe barebe Instagram yanjye nta n'amafoto agira nta n'amafoto ego ko Facebook yobanza ntanayigira ntago nyikunda hari foto ufite hari foto yawe nabonye wambaye agakanzu k'umutuku ariko nese kagiye gafite impande zimwe hamwe harehare ahandi hagufi nese akanzu ni ngufi ubanza warakifotoje sinzi hano wari uri mu gafetu ukuntu ntagire akanzu ubwirenze nta oya namba nire yura mukobwa yari igeze kubirenge ariko akanzu yura mukobwa muribuka kigeze kubirenge igeze kubirenge ariko akayungirizo nyine umufuka sura nyine ni umufuka ariko nabwo ntago ari umufuka ariko ushobora gusanga uri umuntu w'umufashion ariko arakaba umufashion wambara ubusa we ni umufashion none se niba muvuze ngo wambaye ubusa ese nta fashion zibambara neza bakikwiza n'ibintu birebire kugenda niba ari ukuvuga ngo fashion wese bamufunge oya nese ntabwo kuba fashion ari ukwambara ubusa oya we uri kwitiranya ibintu kuba umufashion ese aba fashion hari aho byanze ko bagomba kwambara ubusa warebye abantu bagiye muri cogamo muri gufashon barabonye yego bari bambaye gute ntabwo bari bambaye ubusa ntabwo bari bambaye ubusa cyese niba hari abandi ntabonye ariko abo nabashije kubona ntabwo bari bambaye ubusa ariko nyine tuvuye no kuri ibyo by'imyambarire bazanye ikimodoka kimwe gitwara imyanda cyane bari kuba parkinga nk'abaparkinga ibishingwe ni ukuri kw'Imana guterura bajugunyamo ariko nyine nibyo cyakira akazi guterura jugunya shawo uranashyuha ko wabikora terura jugunyamo wabishobora kuko ukunda karabaye oya wabishobora nyamara kubona irafoto isohotse umuntu bamuteruye bamujugunya numvise ngo yashikirijwe urukiko ese mva tukubyana ko si ese wowe urabishyigikiye ntubishyigikiye ko numva uri kubitinda iyo foto ni umunyamakuru ubwo nukuvuga ngo nta ruhande mba ndiho mba ndi ku ruhande rwo kuvuganira abantu bashobora kuba baracecetse urumva ubwo nshobora kujya ku ruhande ngavuganira polisi ngabwira abantu ko kubyambara ari bibi ngajya ku ruhande ngavuganira abantu bashaka kubyambara ngenda umuvugizi yego ko aha cyaza abanyamakuru twaranarushye abenshi baravuga ngo turinjajwe kuko usanga icyo umukanya ubwiye umwe atari cyo usubiye ku ruhande ngo uravuga kubera ko nyine nta ruhande uba ufite ubogamiyeho uri ntabwo ugomba kubogama ntabwo ugomba kubogama kugira ngo uganire n'umuntu ibi bisaba ko mwisanzuraho kandi utamwereka ko umushyigikiye mu byo avuga kugira ngo ataza guhita aminimize amapoint kandi ugomba gusobanura ikintu abantu bakacyumva bakagisobanukirwa fresh ibyo ngibyo byo wambaye ubusa ubwo baraza gukurikirana nyine ababwambara bagiye babajyana abandi twiyambarira isusi nambaye neza nambaye neza tu ese bulldog ubona atambara neza wakwambara gutyo ugiye guhura na sheri wawe none se kandi rero nawe sinzi ikibazo ufite none se ushaka kuba ngenda nagomeje guti kumva point ushaka kuganisha ariko ndayumvise kuko wakomeje umbwire winyibasira kuri iriya foto ngo iriya mukobwa none bise mbyumva none twajya guhura nambaye ubusa oya ntabwo ngubwe ngo wambara ubusa nyenda kubajije ngo uramutse ugiye guhura na sheri wawe wagenda wambaye gutya cyane rwose ese icyo gisubizo nari ndi gushaka ako nacyo aho wari uri kuganisha naho oya naho ngaho nashaka kumva ko wowe wari ushaka ngo nkubwe ngo nagenda nambaye ubusa kandi bari kubapakira maze kubera ko bari kubajyana mwana wa mama utazambara bakaguterura ejo ngabo urokoresha ikiganiro
kibazo kuna abantu bagukunze bagumva ngo watawe muri yombi mani twambare ni byiza kwambara byiza kwambara twambare twikwize turi kubona iki gipira igipantaro urabona ko ari agasitire biraho nyine ni na sawa akantu ko kwambara ubusa dore na sama yarangiye ariko da gushaka ibijampa n'ibiboyfriend n'ibikweto ubundi tukajya tugenda tumeze neza kabisa nyine hari umwana wo mu rugo ejo bundi yaransekeje arambwira ati se shati nuko wabikoze isama irangiye ati ubonye babitangira mu kwa gatandatu tiko aribwo bari gutwara benshi ati cyane nuko wabikoze imvura igwa sama yarangiye ubukonje bwaje turi kwambara twifubitse ese kuki umukobwa yumva ko niba hashyushye arambara imyenda ariko nanone ntabwo twirengagije ko hariho imyenda abantu bambara hakonje niyo bambara hashyushye ibyo urabizi ni ukuvuga ngo uko byagenda kose niko biri ntaho ubeshye ariko ntabwo kuko akenshi muri sama usanga nabwo abantu bambara buci udukabutura dusengere nyine utuntu twose bavuga abantu bavuga yuko bambara bo bariya bo bafashe nko kwambara ubusa akenshi ibyo biba muri sama gaho uzaza ubimbwira ejo bundi mu kwa 12 imvura iri kudaza abantu mu nzu ikanabiriza noneho baba karani barahita babura akazi cyane kandi ubise ngo uri gusaba y'akazi gusaba akazi amakazi nyene terura jugunyamo ariko bagushyize igorora rero kuko ndabyibuka iryo tangazo ryanatanzwe n'uwo mukobwa bamutaye muri yombi ako kantu mugakatagiye kuvuga ako kantu warakambwiye yakubwiye gute warakambwiye ngo kashukashobotse nabikubwiriye nta kibazo n'ukuntu ari njye muntu nzi wambara nk'ikwiza akantu bagakata ndavuga wasanga wagiye ishyamba yes nari kukuburira uburira njyewe se neza ko bupwe uri mu barafata yego kuma bari kubana uri umukobwa wamutambikanye oya pe ubaritia ni aho no kunsebya no kunsebya pe no kansebya byarakoze karaga foto kawe ndaza kugashiraho barebe ese nakahe ariko se ngenzi ikiganiro twakoranye tonde nkubwira twakoranye ikiganiro nambaye ishati isa itemana we ko nambaye ishati ijya gusa na kaki itari kaki nambaye ishati ya grey nambaye apana gasengre nambaye gorge y'umukara yes nambaye ifasha amabere yonyine no ubu nta foto wifotoje kuri uriya munsi oya wimbeshyera iyo gorge ntayo ngira mu myenda yanjye ni gorge ndende man imanuka ikagera kuko no mu buzima bwanjye sinjya nambara umwenda yambaye imyenda ya mini imwe kabera yanze imenura ayinyoherereza ngiye kuri WhatsApp yanjye 0784236393 ayinyohereza mbite nyishira irava he ntayo ngira niba yima sha umva akira bakunze ba Peace Media TV reka twigire mu kandi gace cy'ikiganiro cyacu na gace tuganiriza umuntu ku bijyanye n'ubuzima busanzwe kumaze kubimenyera ariko hari se we uyu munsi naza kumucisha mu cyitwa why is boy only kubera ko ari umuhungu wenyine wagize ate ubwo turaza kubimenya nibyo tugiye tugeze muri ako gace gafite umutwe uvuga ngo kubera ko ari umuhungu wenyine nasigaye gira title bari subtitle bari title zinse kancha twigovereza ikiganiro nukuvuga ngo mu buzima busanzwe hari ibintu dusanzwe tumenyereye ko ari umuhungu bikora kandi uzi neza ko ibintu byabaye ngo ni gender balance byavuye ku buringanire babyita ubwuzuzanye ariko kugeza ubu hari ahantu ndi kubona tutari kubuzuzanya mu buzima busanzwe ubwo ni heje
niyo mpamvu ngiye kuzajya nkwibariza ikibazo nk'umukobwa nk'umuntu uri reka mvuge ngo uri muri departement y'abakobwa akadusubiza wowe ukadusubiza ugasubiza usa naho uri gusubiriza abari muri iyo departement bose b'abakobwa. Ikibazo cya mbere, kubera iki umuhungu ari wukwa umukobwa? Yego ko si bwa hantu njyanye no ndamenya nkikura yora. Topic yacu ni why is a boy only, kubera ko ari umuhungu wenyine. So ariko uko mbyumva ngewe mba numva ko ari uwo muco nyarwanda, umuco ahandi mu bindi bihugu nabo barakwa. Reka tuvuge muri departement y'abakobwa bo mu Rwanda. Bo mu Rwanda kweki umuhungu ari we ukwa umukobwa. Ngewe ukuntu mbizi n'ukuntu mbyumva numva ko nyine ari umuco wa kera wo mu bakurambere ba kera byamye ariko bimeze ko umuhungu agomba gukwa umukobwa. Kuko banavugaga ko inkwano ari ishimwe ry'ababyeyi nyine bahereza ababyeyi kuko bareze neza umukobwa. Umuhungu we bamureze nabi nashimwe akwiye. Ntago mbizi kuko nyemba numva ko ari wo muco. Nuko nabisobanuje nuko babisobanuriye babwiye ko nyine ari ishimwe ry'umubyeyi ko yareze neza umukobwa. None si iyo bavuze gender balance wowe wumva iki? Gender balance nyemba numva ko ari uburinganire ubundi bukaba ubwuzuzanye. Uburinganire ubundi bukaba ubwuzuzanye. Ubu ni ukuvuga ngo abantu bose barangana cyane, ari umukobwa ari umuhungu. Nk'ubu mu Rwanda so nabizi se uranabizi ko mu Rwanda nyine umuhungu n'umukobwa bari kuri level imwe. Nyine niyo mpamvu nanjye nibaza kubera ko ari umuhungu bajya gushimira umuhungu afata ibintu akajya gushimira iwabo ariko w'umukobwa. Se ubundi kandi urabizi neza ko umukobwa wajyanye inkwano iwabo w'umuhungu barayanga. Ntabwo kumutse kibazo ndagisubiza. Oya subanza nanjye ngo kube babigize ishingiro n'itegeko. Nyine ntabwo ngiye nabigize itegeko. Ariko kugeza ubu ni ahantu tuzi umukobwa yafashe. Ariko hari nabiho njya mbyumva ngo umuhungu baramukora neza. Mba yambeho ibyiri kunkora ngo umuhungu umukobwa yahaye amafaranga umuhungu kugira ngo babane se. Uyu washobora kuyamuha mu buryo runaka bwo kumugurira agacupa cyangwa n'ibindi, ariko fayina y'umuhungu ni nawe. Ndetse ntabwo ujya wumva ko hari n'abakobwa bikwa cyane. Ugasanga urumva ngo inkwano yarabuze, umukobwa niyo watanze amafaranga yo kugira ngo bamukwe cyane. Byabayeho bibaho mu ndangire z'indoro nashaje. Reka wowe n'ubundi byarakuyobeye. Ariko nagira iki kintu tugikiriyaringe neza. Njye rero reka uko mbyumva reka ngo sorry gato. Byatangiye ubundi mu Rwanda umukobwa ari umuntu wahejwe mu iterambere mu bikorwa runaka hari ibyo atemerewe. Barabizamura barayizinga baravuga bati mwese mungana n'abahungu mwese murashoboye. Tinyuka urashoboye. Urumva? Yego. Ariko ikibazo bageze ku kantu cy'inkwano already still now umuhungu ari kujya gushima iwabo w'umukobwa ngo bareze neza, ariko iwabo w'umukobwa ntabwo bari gushima iwabo w'umuhungu ati namwe mwareze neza. Kuki iyo nkwano itangwa? Kugeza ubu kandi ibintu ari uburinganire bose bangana. Sisi nakubwiye ko ari umuco, ni umuco wahoze, ariko ntiwirengagize ko hari ibintu uri kumva. Ntiwirengagize ko hari umuco wacu wa kera n'ubu still nawe tugikomeje tugifashe gutya. Wese niba ari ibyo so mu kanya ari kumbwira ku byo kwambara ubusa. Kuva kera twamye nyine twumva ako hari aho nabyumvishije niba ari umugabo wari uri kwireguza kadusuye kuri byandi ya foto wambwiraga ngo kera abakobwa ngo bagendaga ngo batambaye
ngo amabere ari hanze ngo bakambara impuzu niba ari impuzu gusa ngo bakagenda ariko nabyo ntago sinzi umuntu wamusubije amubwira ko nyine yabaga yahisha ubwambure bwe ngo uriya mukobwa nyine byose byari biri hanze noneho icyo nari ndi kukubwira nacyo ndanabyibagiye Imana uranshanze kankubwira uranshanze nari ndi kukubwira ngo urumva hari umuco wacu wa kera tugomba gukomeraho n'ubu tugikomeyeho tureba nyine tugasanga ni ngombwa nyine ko ibyo bintu biba ntitubihindure kuko ntacyo bibangamiye nta n'umuntu bibangamiye kandi ni nabyo biranakwiye birababangamiye baratubwira kubangamiye nta n'uwo wazigondera rwose cyo nzi cyo igihumbi 500 hariya kuko niwo wakambwiye ni wowe warambwiye kanze nguteza abantu warambwiye ngo inkwano ifatizo shingiro guhera ngo ni guhera ku 1,500 waranabimye nta nkurere gubutambye sinca mugongo duskari n'icamo gashaka ngo ngashire no mu kiganiro bakareba warabimbwiye nabibonye hera niba ari kuri Twitter niba ari sinzano nabibonye ngo Nkwano yakuwe ku 1,500 ngishibwa niba ari kuri 15 niba ari kuri 10 ahubwo nari mbivanze nakabonye kuri Twitter warambwiye ngo akubwira ati mukobwa mwiza dore igiciro muzigaye muhagazeho tu niba kari ugutwika by'abantu naka post nabonye gutyo gusatu nari nzi ko bifite igihano ariko nagihamye kugira inkuru hari inkuru y'umbwira no kuri zikanshanga wumva niyo warayimbwiye iriya yo hoya yibuyihoreye ariko byagenda koze barabaterura tu reka twikomereze ikiganiro iyo nkuru warayimbwiye neza none urabinyereka ngo singiye bise narabibonye ariko ibintu nabonye iwawe ariko nibyo 15 ibihumbi se tugenda nakubajije ntubwo wayajyana uranambwira ngo yego none se wowe itone mubwira sheri wawe mukundana biri official nk'ubu uko bimeze ejo nakubwira ati urabona ko tubaye bakuru tushaka gukora ubukwe ejo bundi mu gihe cyo kuza gukwa agaterura ibihumbi bye 15 byiza akaza kwitikeye n'abasaza n'abandi gutyo abandi bajya bajyana nabaye musati none data twakunze umukobwa wanyu gutya na gutya bakubita inote 3 z'umutuku erega sinzi impamvu uri kuvuga ngo ninjye yaziha inkwano nishimwe ry'ababyeyi nta nubwo ye amafaranga banandi yaziha umubyeyi ariko ni waba ari kuziba urese ntabwo zibagendera ubu nibyo 15 batabibona ubwo nuvuga ngo mwayemera iwanyu huye ntago mbizi nibacu bayemera kuko none urumva niba yanga atari ukukugurisha atari ukungurisha ariko uramutse ubonye ibyo 15 ari byo binkwiriye ntabwo wanayazana kandi uvuze ngo nishimwe ry'ababyeyi nishimwe wowe ugenera ababyeyi ukavuga uti nyine cyo cyo bati kubw'uburere mwahaye umwana nzanye 15 ibihumbi 15 harimo amacupa nk'aya fanta ibyo ngibyo rwose ntago mbitindaho sore umuhige 15 urayabona mbwire muyerekeze gusaba umugeni kandi yajyana urabona 15 mbwire shawe mbona abana yajyana tu cameraman yayabonye se uzayajyane da yego muzabira umugeni aha twikomereze ikiganiro cyacu n'ikibazo cya kabiri cyo ngicyo cy'inkwano twakivuyeho ariko icyo ngiye kubaza cyo ndashaka ngo tube seriye none nsubize kuko kibabaje abahungu benshi ukuvuga ngo kugeza ubu abakobwa batangiye kwitinyuka kuko barashoboye umukobwa akifata akagenda akabwira umuhungu ati rwose ndagukunda cyane ariko bamwe baracyabatera amabuye ati ntabwo yagakwiye kubivuga nta mukobwa ubwira umuhungu ko amukunda kubera ko imwumva ko ari umuhungu ugomba kubwira umukobwa ko amukunda kuko ari umuhungu wenyine ugomba kubivuga ngiye muri abo ntago ndimo kuko nta hantu byanditse urumva ko umuhungu ari we ugomba kuza ngo ndagukunda wese niba wakunze umuntu kuki utagenda ngo umubwite ndagukunda umuganya waruvuze ngo
njyewe mvuze ngo iki ikibazo cya mbere niyo nkubajije mubajije ngo iki nkubajije ngo kubera ko ari umuhungu uko wenyine uko wenyine nyine nakubwiye yuko urumva byahozeho ari umuco noneho Eh. kubwira umuhungu ko Nese- umukunda byo kubwira umuhungu ko mukunda se byahozeho ubu uramutse Umuhungu na- ukunda cyangwa ukunda kameramani wagenda ukamubwira ati ni ukuri kw'Imana nabivuga yego ye gusa nta Hari- muhungu wigeze gukunda neza neza ukabona uramukunze pe ariko ugacecekana n'ubu ukaba utarabivuga ntawe Eh. ni ukuri wanze ko mukundara Eh? urabizi ko hari nkunda ariko sha ntabwo reka nkubwire reba muri Kabanza. kamera neza barebe mu maso yawe neza barebe ko bataramubona ntawe Eh. ntawe nta muntu mubona mu maso ye ntawe pe kuko hari n'umuntu uhetse kuyimbaza ejo bundi ati man ubu ukunze umuhungu wabimubwira nyine abimbaza gutya turi kuganira ati ukunze umuhungu wagenda ukavuga ati ndagukunda ndamubwira ati ni ukuri nawe nizeye ko azumva iki kiganiro nababwiye ni ukuri ko Imana nabimubwira ni umukobwa wabikubajije ni umukobwa wabimbajije umukobwa niyumve ko byakunda nagenda bivuga narabimubwiye nabwiye atari koko yego pe Mushuke bagenda ntabwo nese kuki umuhungu wabivuga nanjye nicyo nashaka kugira ngo niba utabyumva kimwe n'abandi udusobanurire hari ibintu erega urumva Kuki nawe wowe wumva ubwawe umukobwa agomba utekereza kubivuga? direct urumva ukumva ko ari ibintu bishoboka ariko hari n'ibintu nyine utekereza ukavuga uti ibi ntabwo byakunda ariko se kuba wabonye umuntu ukamwishimira ukamukunda ariko uvuga uti ngenda gukunda nibyo ni ibintu byoroshye njye nagukunze nkabona ndakwishimiye ni ukuri ko Imana nabikubwira ari ni ukuri shuwa I'm sure bakobwa rero mugende mubivuga ari se arabashigikiye uba azatera indobo azaza tubwire ese mwebwe ko bazibaterara harya mwebwe ko bazibatera twaraziremewe reka ntawaremewe indobo shuwa ufite amakuru neza ariko nanone shaha ayiwe hesha nanone indobo iraryana ahari nubwo ntawe urayinera urabizi neza ko iryana ayiwe ubanza iryana ntabwo bari bari gutera ako ku myaka yawe ntabwo bari bari gutera indobo ku myaka yanjye myinshi cyane mfite ntoya nayo ese ubundi harya buretse ubwo kujya umuntu agutera indobo biba byagenze gute nyine ni uko mwari mukundana akubwira ati birarangiye ntitugikundana kubera impamvu izi neza shamusa barayinteye namarira ni ukwiyahura oya ariko n'ubundi kwari nka kwa kundi ukundana n'umuntu biraho akakwanga nawe wabishaka biraho rwose wumva ukamwe n'iruhutse utawe ubu ntabwo byakubabaje se arakubwira ngo utekereze no kujya gusimbuka nijya numva ariko si ubwo niyahuye kuko abahungu bashize mu gihugu cyane hariho abantu badafite abakunzi barabuze hariho n'abantu badafite abakunzi se kandi batuje bameze neza cyane niyahuye nte umuntu aranyanze ndiyahuye gute se reka ntabwo wahise aguhamagara hanyuma yo kuvuye mu kiganiro akubwira ati uwo zabe kanya ni arizabe ese ibyo byeretswe he mbibonye byanditse aho se kuri ako kantu wambaye kuki utawukeka ko ari nyogokuru wawe akubwira ati ndakwanze ubu ntabwo wasimbuka ngo aranyanze nabanza amazi ni impamvu imuteye kugenda ashaka imbwira cyata nayimbwira ubwo nyine soke ntabwo nisha nyine ubwo cyari icyo gihe tu inkweto ntabwo yari iyanjye n'ubundi bwasanga yari kuzanjabuka cyane twikomereze turacyari muri wayiza boy only kubera ko ari umuhungu wenyine ugomba kubikora
kuki iyo hagiye kubaho umushinga wo kubana kuki ari umuhungu ugenda agatera ivi akaba ari ukoze ivi hasi ati ushobora kuzabana kuki nta mukobwa ushobora kugenda agatera ivi umuhungu kugeza ubu wowe byumva nawe uri kumbaza ibibazo byinshi binakomeye noneho ntanafiteho n'intozi ariko nyine kakubwira uko mbyumva ibyo gutera ivi ukunda ibyo byaje bite gutera ivi byaje bite kera byahozeho cyane n'iby'abantu ni ukuvuga ngo ngewe uko mbyumva gutera ivi ni ibintu bije vuba ni style ije vuba umuntu ashobora kwifashisha asaba umukunzi asaba uwo bakundana ngo ko babana ariko iyo style ikaba iri muri digital itandukanye na zimwe za analogue aho umuhungu yagendaga ajya kuvuga ati ndagukunda ndashaka tuzabana akakubwira tuzazi iwacu bizana inka n'ibiki tubwire papa na mama ibintu nk'ibyo noneho uburyo bwiza basanze ari uko umuhungu agomba kugenda ngo agatera ivi agapfukama imbere y'umukobwa wowe ubyumva ute kubera ko ari umuhungu ugomba gupfukama imbere y'umukobwa rero ari n'ibintu byo gutera ivi rero nanjye biriya ntabwo njya mbyumva ntabwo uri tayari uretse kubona umukobwa batera ivi benshi bararira ngo iki abakobwa benshi nabonye batereye amavi birangira barize buriya ngo ubanze iyo batanarize hari sinzi umva urebera ukanayikanira akabana he ariko mpaka ukarira ubanza utarize impeta itaye mberetse kubona uri kurira ahantu muri birthday ariko bigenze bite nyine ni emotion rega emotion ziraza kandi ngiye ngira emotion nyinshi buriya oya kankubwiye n'ukuntu nteye ngiye ndi wa muntu uri kumva wishima cyane nkarira simenya aho amarira aturutse ndi na wa muntu ubabara nkarira koko kugira ngo nzajye no guhora hari sinzi uko bigenda ariko nyine akenshi iyo ikintu kintunguye ngendarira pe reka nkubwire n'ikindi kintu kijya kindiza muri ateye ivi nacyo kiba kigutunguye nyine ubwo urabyumva birashoboka ko narira wari ugiye kumbwira ikintu hari ikintu kijya kindiza kenshi iyo nagiye mu bukwe nkakuriya nyine nkabona umugeni arasohotse kuri ari gukimbagira kuri aba bari muri reception ni igihe bagiye kurya bagiye kuyakira muri dote kuri aba bari muri dote kumwe umugeni abakimbagira arimo twaturirimbo umva ndarira ntago mbizi amarira araza akanyica nyine akenshi ikunda kumbaho nikanarishe ndi umusazi ndi muzima kiriya gihe cyo mba narize nenda nko gupfa nukuri ndarira umva nkarira kati se noneho ibintu mba nawe birakurenze nyine biba ari ibyishimo sinzi nyine twari tukiri kuri icyo ngicyo kubera ko ari umuhungu mwumva ko ari ugomba gutera ivi njye ntago ariko mbyumva kuko no gutera ivi buriya simbikunda pe singiye kukubeshya ni ukuvuga ngo ese njyewe reka nkubwire n'ikintu nkunda buriya nanuba aje agahagarara akayikwambika impeta ntago yajyamo utarinze kujya gupfukama maze wowe kubera iki wumva ko kugeza ubu ari umuhungu ugomba kwambika umukobwa impeta kubera ko umukobwa atabona igihe kigeze cyo kubana n'uwo bakundana akayifata akagenda amubwira ati dushobora gushingirana hari ibibazo uri kumbaza nkumva nagukubwira nabi nese ubundi ntago wari wabona ahantu nari ngiye kukubeshya nari ngiye kuvuga ngo ntago urabona ahantu umukobwa yateye ivi nyine niwo upfukama deja we bakayimwambika nari ngiye kubivanga ngiye ndashaka ntabwo wowe kugeza ubu ushobora kuvuga uti sheri wanjye ndabona tubanye igihe kirekire ukagenda ukabimubwira ati dushobora gushingiranwa nawe ukamutungura ukayimwambika ntitwirengagize ko akenshi umushinga wo kubana kenshi utegurwa cyane n'umuhungu noneho ukiraho
kubera ko ari umuhungu ugomba kuwutegura rero ese ntago ni inshingano z'umugabo kubera ko ari inshingano z'umugabo umugabo niwe ugomba gutera intambwe akavuga ati ngewe ndaje ndashaka ko tubana urabyemera ntubyemera nyine nanjye niyo mpamvu nagutumiye nkavuga nti ashaka usobanurira abantu cyangwa dusobanurira abantu ariko nanone twiragize ko impamvu ari umuhungu ugomba gutegura umushinga w'urugo kandi muzarubanamo mwembi kandi ari n'uburinganire icyo gihe buriya ni nk'intambwe kuko ndavuga ngo tera intambwe imwe harya niko bavuga oya nzatera intambwe imwe 99 zisigaye nyine nanjye nzazitera ariko nyine ntabwo biri muri iyo sanse nabwo wowe utera intambwe imwe uri kumva za zindi zose zisigaye mukazifatanya bishatse kuvuga ko ari wowe ufite igitekerezo nawe wayitera nk'umukobwa iyo ya mbere akaba ari wowe uyitera wowe ukajya gutera ivi ntabyo nzi none se ubwo ukubera iki dukomeje kumva ko ari abahungu bazajya barabwira abakobwa ko bagomba kubana kandi n'umukobwa ashobora kubikenera ariko ndazagire n'umukobwa ubikora tuye ko bidakunda uzijajara uzijajara njyewe ko nanabikora ngaho mba nimero y'umuhamagare tumubwire ko mubwire ngo iki tumubwire ko urambiwe none ushaka kumubana se nkawe kuko wumva ute ndi kukubwira ngo ntago ari vuba nka nyuma cyaze nyuma y'imyaka 2 karabaye higa turacyari abana turacyari bato urashaka amabati bro turacyari batoya ari ku myaka yacu rwose napfisha hari kampani ziri gusohora brand nshyashya brand z'iki z'amabati mabati se twe tuzamabati reka twikomereze dusoze n'ikibazo cya nyuma kuri iyi topic yacu why is the boy only kubera ko ari umuhungu wenyine kugeza ubu na n'ubu sindumva impamvu bavuga ko umuhungu ari ugomba kurara imbere icyo kibazo cye singiye kwirwa nkikubwira aho nawe urakize bavuga ko urumva umugabo impamvu ari we urari oya ku rwuririro niko bavuga mu Kinyarwanda nyovuga ngo ivure ku rwuririro nyine ni umugabo nubwo hagize bavuga ko hari nk'ikintu cyaramutse kije cyangwa se kubera ko bavuga ko umugabo ariko bivuga uzi neza ko turi mu buringanire ibyo bintu byo kuvanga umugabo ngo iki twabivuyemo ako ntibibujije ko waba umugabo nese hari umugore wigeze wumva bavuga ngo ni umugabo ntabwo wumva bavuze ngo uyu mugore ni umuntu w'umugabo ntabwo rero wakora ikintu bakavuga ngo uri umuntu w'umugabo tuzi ubundi iyo bagiye kuvuga ngo nzavuga nturi umuntu w'umugore ntabwo ntuzavuga ni umuntu w'umugore ubwo uzavuga ni umuntu w'umugabo nyine uri umugabo neza kuba ubwo buringanire bwaraje bwakwiye ko hariho umugabo n'umugore nyine ntabwo byakwiye ko hariho umugabo n'umugore ariko urabizi neza ko bavuze bati kuki mushira abagore inyuma no mu buriri mugafata mukabatera inyuma kuki mutabashira imbere bakarara imbere ku rwuririro bakarara imbere ese man nawe ujya ubaza ibintu bidashira ndi kukubwira ngo umugabo nyine impamvu ngo kera nakuva na kera ariko umugabo ari urara imbere uko avuga ko umugabo hari igihe wenda ngo ikintu cyazaga nko gutera mu rugo akaba ari nyufata ya mbere kujya kureba icyo kintu sibyo ariko uranabizi abagore tugira ubwoba nyine bwinshi ntago ushobora no ntago byabura rega ntago kabura kantu ka mageti y'amakampani runaka aribo basegirite ntago bibujije ko ariko nubwo bwoba babugira ka kantu ntago kabura ntago kabura ntago oya ntago kabura ntakuri ushobora kumva imbeba gutya muri prafu karara udasinziriye noneho ndapfuwe ubwo umugabo yaba adahari nyine bavuga ko hari igihe nk'ikintu cyazaga gutera nyine akabyuka akagenda akajya kukireba umuntu araye imbere yawe urabyutse akantu karakomye urabyutse uri kumurenga buri kanya ngo ugiye kureba ibihari ntaho byavuye
aho byavuye nese ako nagusubije kandi kugusubiza ntabwo nkwibukije ko umugabo ari ugomba kurara imbere wari ukibyibuka ntabizi birire kuzasanga nari mbizi ako kukingira injiji twajyana twiganye ikinyarwanda we ibyo twariganye cyane rwose twiganye asanga bariganye na kameramani narabyumva buriya abakunzi ba Peace Media TV Arise yagiye abasobanura ku bintu bimwe na bimwe hari ukuntu umuntu mubaza ikibazo kugira ngo umucalenjinge kugira ngo wumve ko ibintu ashobora kuba hari amakuru abifiteho cyangwa rwego mu buryo kugira ngo twentatayininge ukamubaza ikibazo kiri challenge ukuntu kugira ngo wumve uko agisubiza mwagiye mwumva we rero uko abyumva namwe mufite ko mubyumva muri comment ufite uburenganzira bwo kugira icyo bivugaho nawe ubwawe ukagira igitekerezo utanga Arise rero wakoze kuza nubwo wambaye neza ariko kabuda dusigiye ijana Arisiga nkunda amafaranga urayanga kugira ngo naza mu kiganiro ukamugurira amazi ya Truwasa umva cyakora ibi bintu ndabyanze nose genda baguhane zaba ndeba da genda baguhane 15 ni 15 niyo Arise tubwiye turajya gukwa kandi ngi wabo bayemera nakubwiye ko inkwano ari ishimwe ugenera umubyeyi 15 ariko birahagije sibanywa fanta zizamuka sanga ya fanta yatereka mu nzu icupa rimwe ese ndo kujya utajyana kandi byarahozeho no mu muco mwase baracyaziragira hari nka 15 muri Kigali se niho bashyingirwa gusa abakozi ba Peace Media TV mwakoze kudukurikirana reka turangize ikiganiro nizere ko ari kubutaha nanone kuri rasaga iyihe genda mwitonze batazabapakira ugasanga umuvandimwe ndi kumva bamutwaye namwe mwadukurikiye ubwo namwe mwicunge ejo numva ngo umwe baramujyanye muri mwe dusoza ikiganiro gira icyo ubwira bagenzi bawe bijyanye n'imyambarire zibijyanye n'icyo wumva wababwira muri iyi minsi ijambo riri kugufasha ibyo by'imyambarire rwose nabivuze navuze ko tugomba kwambara neza yego ku buryo nyine tugomba ko twambaye ngo nyine n'uzajya ugenda ukumva uri kwikiye kuri ijana nasubira mu nzu uzajya uhita usubira mu nzu byihuse ijambo riri kumfasha muri iyi minsi rero ni kwisubiraho tukagarukira Imana bakoze cyane tukumva ko urumva ibyo turimo byose ibyo twakwikora byose ibyo twakwigira byose tugomba kwibuka Imana sibyo wagenda hehe wajya he ukajya he ariko ukibuka ko nyine hari Imana kuko muri iyi minsi urupfu rurimo gutungura abantu urupfu ruri gutwara abantu cyane tugaharanira ko twebwe nyine hari inkuru tuzasiga imusozi uganira kuvuga uti se ngiye nimpfa ningenda abantu bazanyibukira kuki umuryango wanjye uzanyibukira kuki inshuti zanjye abavandimwe nyine ibyo bintu ukabiharanira nubwo tutakwirengagiza ko nyine turi abantu ariko n'icyo kintu kiba gikenewe cyo kumva yuko ejo mu kanya ejo bundi nyine uzagenda ukaharanira ko hari ikintu kizima uzasigira abasigaye nyine bazasigara bareba cyangwa se bazajya bakwibukiraho urukundo nyine muri rusange gukunda abantu bose kumva yuko umuntu ari inkundi karengane nyine kagacika kugira ngo nyine tubone uko tuzagira hariya hantu tuba turi kuvuga ko ngewe biri kuntera ubwoba cyane abantu bari gupfa Arise yarakoze cyane rero anakomoje ku kintu
cya Buravan Yanga. Uyu mwaka twabuze abantu bakomeye ba Jay Polly bagiye baducika kabisa. Gusa rest in peace kuri bo, abasabira iruhuko ridashira. Ubwo namwe nyine mushaka ukuntu mwitunganya kugira ngo isaha ku isaha niducisheni zagereye amahoro, nta kundi bibaho, twese niho tuzanyura. Reka mbashimire rero kuba mwadukurikiranye, subscribe mbere na mbere kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Harisi wakoze cyane. wakoze nawe abakunzi ba Peace Media TV nyine naho butaha. Murakoze cyane. It's not a game, it's a rich thing.